Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biba byanze ariko ejo biba bizakunda. Hamwe no gukora cyane ukibuka gusenga, byose burya ngo bihira abasenga. Ushobora kwibaza ngo aka kanya tukuzaniye iki? Tuzanye byinshi bitandukanye ariko mu karere ka Kayonza hari inkuru iteye agahinda ibabaje ibaye nonaha. Ndaza kukubwira no mu karere ka Kamonyi, ariko by'umwihariko mu karere ka Kayonza umugabo wacukuraga umwobo awuvuyemo yapfuye, ni ukuvuga ngo yari ari kuwucukura agwamo maze aba yitabye Imana. Abari bari aho babuze uko babigenza, kwifata biranga, ibaze umuntu ari gucukura umwobo bisanzwe, aragenda bimwe biri aho nyine arimo acukura umwobo, benshi bibajije ukuntu yavuyemo yapfuye kandi yagiyemo ari muzima. Yari arimo aracukura si n'umwobo muremure cyane, ahubwo twese turi kwibaza ni iki cyabiteye. Nawe ushobora guhita ubyibaza, nibyo ngiye kukubwira rero muri aya makuru rwose, n'andi ndaza kukubwira by'umwihariko nko mu karere ka Kamonyi, aho abaturage biganjemo urubyiruko batakambiye ubuyobozi, barimo baratakamba, barimo barasakuza, batakambye baravuga bati mudufashe, mudufashe, mutwegereze udukingirizo. Ni byinshi turaza kukubwira rero, reka ngusabe gukora subscribe niba utari wayikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba waramaze kuyikora ni byiza, ariko niba utarayikora wibuke gufungura notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro byose dutambutsa hano kuri Iris Rwanda TV. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, tubana mu makuru atandukanye by'umwihariko atambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Nyemerera rero tuyatangirire hano mu karere ka Kayonza. Umugabo wacukuraga umwobo yawukuwemo yapfuye, benshi bibaza uko byagenze, ariko nicyo twe nka Iris Rwanda TV tuberaho kugira ngo tukubwire byinshi biba bigezweho. Umugabo w'imyaka 50 wo mu karere ka Kayonza wacukuraga umwobo w'amazi yawukuwemo yapfuye nyuma y'uko ibitaka bimuguye hejuru akabura umwuka. Byabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 Gicurasi 2024 mu mudugudu wa Kivugiza mu kagari ka Kayonza mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza nyine. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CIP Twizeyimana Hamdun yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu mugabo yagwiriwe n'ibitaka byaturutse hejuru ubwo nyine yacukuraga. Urumva niba umuntu yari gucukura umwobo agenda aterera ibitaka hejuru, ibyo bitaka yagiye aterera hejuru nibyo byamwirunze hejuru maze ahita ayishiramo umwuka. Kubera imvura nyinshi rero yari imaze kugwa, byaje ari ibyondo, dore ko yari ari gucukura nyine imvura iri kugwa, byaje ari ibyondo bimwihoma mu maso abura uko ahumeka, arangije ahita yitaba Imana. Nk'uko byatangajwe n'uyu mupolisi, yavuze ko ngo ari umuturage wari ufite icyobo gifata amazi, aha uwo mugabo ikiraka ngo agicukure acyongere. Undi yaje aracukura, ageze nko muri metero 5 harariduka, bya bitaka byose biramugwira, aheramo atyo aba yitabye Imana. CIP Twizeyimana yakomeje avuga ko abaturage bahise batabaza inzego z'ibanze ndetse na polisi baza kumukoramo, ariko basanga yamaze gushiramo umwuka. Yasabye buri wese kugirira amakenga ibi bihe by'imvura kuko biri gutuma ubutaka bworoha cyane. Ati abantu bakwiriye kugirira amakenga ubutaka muri ibi bihe by'imvura, yaba abubaka, abacukura imisarane, abakora mu birombe by'amabuye n'iy'agaciro n'ahandi hose hashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Kuri ubu umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu kigo nderabuzima cya Mukarange kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa mu cyubahiro. Si ubwa mbere muri aka gace umuntu agwa mu cyobo, kuko no mu ntangiriro z'iki cyumweru hari umwana waguye mu mwobo akaza kuwukurwamo. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda. Ubaze umuntu ari gucukura umwobo, ubundi amakuru avuga ko ubundi nk'uko twabisomye haruguru muri iyi nkuru y'ikinyamakuru Igihe, ni umwobo wanganaga na metero hafi enye eshanu gutyo. Urumva nyine wari umwobo wari umaze kuba muremure, hanyuma we uko agenda acukura, uko yagendaga azamuka ariko naga ibitaka ntabwo yabishyiraga kure, bya bitaka byo hejuru byagiye biba byinshi, bimaze kuba byinshi nyine noneho binatose biragenda
bipika ku butaka, ni ukuvuga ngo hahandi byari biri haratenguka nyine kubera imbaraga z'ibyo bitaka, niko gutenguka maze biramugwira, mu kumugwira nyine abura uko abyikuraho cyane ko metero zari nyinshi, ndavuga metero z'umwobo, nuko ahita yitaba Imana. Abaturage bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko icyo bakoze ari ugutabaza gusa, ndetse batekerezaga ko wenda haba hari iyindi mpamvu, ngo wenda ngo yari asanzwe afite ikibazo, ngo wenda haba hari indi mpamvu ibyihishe inyuma. Bose bavuze ko nta kibazo na kimwe cyari gihari rwose ariko byari biri, ndetse n'uyu nyir'urugo ni ukuvuga ngo uyu wamuhaye ikiraka nta kibazo bashobora kumugiraho, kubera ko nyine ngo kari akazi gasanzwe nta n'ikibazo rwose, kwa kundi umuntu bavuga ngo yapfiriye iwawe nyine ngo ubwo ni ikibazo, oya abaturage bo ubwabo batangaje ko nta kibazo bagize kuri uyu nguyu wari watanze ikiraka, cyangwa se wenda ngo bagire ibyo bamutekerezaho by'uburozi se by'ibiki se, oya abaturage bo barakubwira bati ibi ni ibintu bisanzwe rwose, ntabwo kuba umuntu yaguye mu mwobo twabyitirira uwamuhaye ikiraka, ahubwo ikibazo cyabaye uwakoze ikiraka abona ko hari kunyerera, abona ko imvura iri kugwa maze ntabashe kuba yatabaza. Nk'uko nabikubwiye rero ntabwo ibi bintu ari bwo bwa mbere bibaye mu karere ka Kayonza, by'umwihariko muri biriya bice, ni ibice biba bifite ubusanzwe ubundi bidakunda kugwisha imvura cyane, ariko iyo yaguye usanga nyine bigendanye n'ubutaka bwaho, n'ubutaka bworoha bugira icyondo ku buryo nyine gutenguha, ni nayo mpamvu ukunda ukumva bimwe mu bice byo mu ntara y'Iburasirazuba ugasanga byagizweho ingaruka cyane n'imyuzure cyangwa se n'iy'imvura nyinshi, kandi nyamaze atari ibyo bice bigusha imvura nyinshi, ahubwo impamvu ni ubwoko bw'ubutaka bwaho, ni ubutaka bunyerera cyane, ni ubutaka buba bworoshye cyane, ni ubutaka bugira isayo rikomeye cyane, cya cyondo kiba gikomeye ku buryo nyine kiramutse kikuguyeho hejuru, noneho urumva uri muri metero nk'eshanu, ntiwabona uko uhita utabaza, ntiwabona uko ushobora guhita wirwanaho ngo wurire, metero eshanu ni nyinshi mwa bantu, mutagira ngo metero eshanu ni nkeya. Ngahe nguko rero uko byagenze mu karere ka Kayonza, umuturage nyine akaba yitabye Imana. Abo mu muryango we birinze kugira byinshi batangaza, ariko nabo uko bigaragara cyangwa se uko babigaragaje, bagaragaje ko nta kibazo bagize cyo kuba wenda baba batekereje izindi mpamvu zaba zihishe inyuma y'uru rupfu, ko ngo ahubwo ari ibintu byumvikana, ndetse ko byabaye nk'uko byaba kundi uwo ari we wese. Reka twe nka Iris Rwanda TV twihanganishe umuryango w'uyu mugabo w'imyaka 50, ndetse twifurize gukomera aba bose basigaye. Njye nitwa Jean Bosco Kabayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV. Reka ngusabe gukora subscribe niba utari wayikora, niba waranayikoze wibuke gufungura notification kugira ngo isaha n'isaha dushyizeho amakuru ujye uba uwa mbere ubonye ayo makuru, cyangwa se ibiganiro byose twaba twatangaje hano kuri Iris Rwanda TV. Niba wifuza kwamamaza kandi twandikire ku mbuga zacu nkoranyambaga, ni Iris Rwanda TV, cyangwa se ushobora gukoresha Instagram ukanyandikira, ni kuri Abayisenga official.